Tubanje kubasuhuza abakunzi Gacaca Skit, tubifuriza amahoro n'imigisha by'Imana ndetse n'umwaka mushya muhire tugiye kujyamo w'ibihumbi 2026, tubifuriza nanone gusoza umwaka w'ibihumbi 2025 mu mahoro. Imana ikomeze iturindane namwe, gusa nkabashimira abantu mwese mwakoze subscribe, like, share, comment, mukagenda musangiza inshuti zanyu ibyiza byose musanga kuri iyi hano, n'abagiye batugira inama n'abandi ndetse n'abaje kwifatanya natwe, haba mu mikino njyarugamba, haba muri filime, komedi, byose n'abo duhura batubwira ati mukomerezaho batabasha kwandika comment. Turabashimiye cyane, bifuriza ko uyu mwaka mushya tugiye gutangira 2026 mwagira ishya n'ihirwe, mukaberwa amata n'ubuki, mukabonamo amafaranga menshi, umutekano, byose murakoze. Imana ikomeze ibarinde. Mwari kumwe na YouTube channel Gacaca Skit, mukomerezaho. Asante sana, murakoze, murakarama. Ko gahunda z'umwaka tugiye gutangira zihagaze. Ndabibutsa ko ubu iyura filime nyarwanda, komedi, imikino njyarugamba, ariko nshimira abakunzi bakomeje kutuba hafi, bandika comment, subscribe, like, share, kugira umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026. Nanone ndifuriza kugira gusoza umwaka